Amaribori. Amaribori ni uturango dushobora kuba tureture cyangwa tugufi, tuza dutambitse cyangwa duhagaze ku mubiri, tugatandukana n'uruhu rusanzwe kubera ibara tuba dufite akenshi ryerurutse. Ibice amaribori akunda kuzaho cyane ku mubiri ni amaboko, amabere, ku nda, ku kibuno ndetse no ku maguru. Ubusanzwe buri muntu wese ashobora kugira amaribori, ariko by'umwihariko amaribori akunze kugaragara cyane ku bagore kurusha abagabo. Amaribori twayita nk'inkovu zo ku ruhu bitewe n'uko atangira agaragara nk'umutuku cyangwa move bitewe n'uruhu rw'umuntu uko asa. Uko aya maribori aba yaje, uko agenda akendera cyangwa se uko agenda akura, ni nako agenda azana ibara ryerurutse ku ruhu. Reka dutangirire ikiganiro ku bintu bitera amaribori. Ubusanzwe amaribori aterwa n'imihindagurikire y'umubiri wa muntu, aho uruhu rukweduka mu buryo budasanzwe, ariko ibi biterwa no kwiyongera cyangwa kugabanuka kudasanzwe k'uruhu. Zimwe mu mpamvu zibitera harimo kwiyongera kw'ibiro kudasanzwe, gutwita cyangwa kuba umuntu ari kugimbuka bitewe n'imihindagurikire y'imisemburo iba yiyongera cyane muri icyo gihe. Ikindi cyabitera twavugamo gutakaza ibiro cyane, kuko bishobora kuba impamvu yatuma amaribori aza. Ku rundi ruhande hari amaribori aterwa no guhahamuka kudakanganye, urugero twavuga nko mu gihe umugore ukuriwe yakora impanuka. Nubwo kandi amaribori agaragara ku gice cyo hanze, buriya aba yaturutse ku gice cyo hagati ku mubiri cyitwa dermis. Amaribori aterwa n'uko icyo gice cyose kiba cyakwedutse birenze ubushobozi bwacyo, bitewe ahanini no kwiyongera ibiro cyangwa se gukura cyane. Uku gukweduka cyane kwa dermis bitera gucika k'uru ruhu, nuko bikagaragara ku gice cy'inyuma cyitwa epidermis, ubusanzwe akaba ari byo byitwa amaribori. Ubusanzwe ntacyo amaribori ahungabanya mu mikorere y'umubiri, gusa ashobora kubangamira uyafite bikaba byanamutera ipfunwe cyangwa se akumva atagaragara neza mu bandi. Reka dukomereze ikiganiro kuri zimwe mu mpamvu zitera amaribori by'umwihariko. Imwe mu mpamvu zitera amaribori, iya mbere twavuga ni ugutwita. Ubusanzwe abagore benshi bazana amaribori mu gihe batwite, by'umwihariko akunda kugaragara igihe inda igeze ku byumweru 25. Uburyo aya maribori agaragara biterwa ahanini n'uruhu rw'uyu mubyeyi utwite uko ruteye ndetse n'uburyo rukweduka. Ubusanzwe imisemburo ikorwa ku bwinshi mu gihe umugore atwite yoroshya uruhu, cyane cyane uruhu rwo ku nda. Iyo misemburo kandi yongera gukweduka cyane k'uruhu. Imwe mu mpamvu zitera amaribori, iya kabiri twavuga ni ukubyiruka. Mu gihe cy'ubugimbi cyangwa ubwangavu, umubiri uba uri gukura bidasanzwe, bikaba byatera gukweduka k'uruhu kurusha ubushobozi rufite, bitewe n'uko uruhu ruba rukura bidasanzwe. Ku rundi ruhande, abari n'abategarugori kandi bakunda kuyazana mu ntege, ku nda cyangwa ku mabere, mu gihe ku bahungu aza ku maboko cyangwa mu mugongo nk'uko tumaze kubivuga. Imwe mu mpamvu zitera amaribori, iya gatatu twavuga ni ukwiyongera cyane ibiro byihuse. Ubusanzwe mu gihe wiyongereye ibiro cyane byihuse, bishobora nabyo gutera kuzana amaribori, kuko uruhu rutabasha gukweduka bijyanye n'uburyo ibiro biri kwiyongera. Imwe mu mpamvu zitera amaribori, iya kane twavuga ni indwara. Ubusanzwe hari indwara zimwe na zimwe zishobora gutuma amaribori aza cyangwa yiyongera. Muri zo twavuga nk'indwara ya Cushing syndrome na Marfan syndrome. Cushing syndrome ishobora gutera amaribori kuko ituma habaho ikorwa ridasanzwe ry'umusemburo wa cortisol. Uyu ni umusemburo wongera stress.
uyu musemburo ushobora gutuma ibiro byiyongera cyane cyane ku nda. Icyo gihe uruhu ruriyongera cyane ndetse rukananuka, bigatuma rwacika amaribori cyangwa izindi infection. Indwara ya Marfan syndrome nayo ni akoko. Iyi itera uruhu gucika intege no kugabanuka kw'imikwedukire yarwo. Ku rundi ruhande hari indwara nubwo iboneka gake, nayo ni akoko, ni ukuvuga igenda ihererekanwa mu muryango. Iyi ni indwara ya EDS, Ehlers-Danlos syndrome. Iyi ndwara nayo yangiza imikorere n'imiterere ya za proteine zishinzwe kurinda no gutunganya uruhu, bityo bigatera amaribori. Imwe mu mpamvu zitera amaribori ya gatanu twavuga ni ikoreshwa ry'imiti. Ubusanzwe imiti yo mu bwoko bwa corticosteroids, iyi ni imisemburo yo mu bwoko bwa steroids. Kuyikoresha nabi cyangwa kuyikoresha igihe kirekire nk'amavuta cyangwa creams zo kwisiga ashobora kugutera amaribori. Impamvu ni uko iyi miti igabanya ubunini bw'uruhu, ikagabanya kandi na collagen zizwi nka proteine zigize uruhu. Reka dukomereze ikiganiro ku kumenya niba amaribori avurwa. Nyuma yo gusuzumwa neza no gukorerwa ibizamini by'uruhu kwa muganga, icyo gihe amaribori ashobora kuvurwa byoroshye. Hano igishingirwaho ni uko avurwa bitewe n'ibimenyetso umuntu afite ndetse n'uko ameze, muganga akamwandikira imiti itandukanye yamuvura. Amaribori ubwayo nta ngaruka zindi atera umubiri, kuko buriya ni gake cyane ku rugero rwo hasi ashobora kwerekana indi ndwara yaba yihishe inyuma yayo. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo bukoreshwa mu kuvura amaribori. Imiti yakoreshwa mu kuvura amaribori ahari mu moko atandukanye, yaba iyo kwisiga, amavuta ndetse n'uburyo bw'imirasire laser, kimwe no kubagwa, byose birakoreshwa. Ku rundi ruhande ariko, rimwe na rimwe amaribori arijyana ubwayo nyuma y'igihe, by'umwihariko nko ku bagore bayazana ari uko batwite, nyuma yo kubyara hagati y'amezi 6 n'umwaka ashobora kwijyana. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.